Ndabashuje mbifuriza ikaze masozo merereye hose ni aforo basuhuza nongera kubaramutsa mbifuriza icyumweru cyiza merereye hose aba mu Rwanda badakurikirana muri mu Rwanda abari mu Burundi abari Congo Kinshasa abari muri Uganda abari muri South Africa abari muri Malawi Mozambique mwese ndabashuje mbifuriza ibihe byiza. Iyi ni Afro Media TV channel yanyu nkaba nongeye kubifuriza ikaze. Tuvuga ku kirere tugiye kurareba ku masezerano ya Doha muri Katari hagati ya M23 Katari ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuza kureba uko ibintu byifashe, hanyuma turaza kuca no muri Kongo nyine turebe uko ibintu byifashe haba mu mirwano uko ibintu bimeze hariya muri Kongo. Bakozi bacu rero ndabashuhuje nyine mbifuriza ikaze mbasaba gukanda subscribe ndetse na like kugira ngo tudukomeze tubane ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Amasezerano rero muri Katari byanze hashobora kuba hagiye kuba hakurikiraho icyitwa imiriduko cyangwa se intambara ikomeye cyane. M23 byarangiye cya kifuzo cyo kuba yagumana Kivu zombi imyaka 8 usibye no kuba basaze ngo ntibagira n'ubwenge buzima n'imisi yashize n'ubwenge buzima ntibupanze batarabwigeze, kuko niyo umuntu gasaze umunsi umwe byanze bikunze hari udusigisigi tw'imyaka yatambutse tw'imyaka nyine mizima cyangwa se ubwenge buzima cy'imyaka yaranzwe n'ubwenge buzima. Ibyo rero bikaba byakagombye kuba ari cyo byafasha M23, ariko ngo ibyo ntibigeze bibaho kuko basa naho bibagiwe cyitwa ubwenge bw'igihe cyose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Kongo bakaba iki cyifuzo bacyanze barakijugunya cyane, ahubwo babwira ko basaze batagira ubwenge buzima, hanyuma babwira ko ibyo bidashoboka. M23 rero kaba byarangiye itegetswe kuba yava mu bice byose yafashe igasubira inyuma ikajya aho bita Rumangabo, hanyuma ibibazo byose byayo bikigwaho ariko yavuye mu bice byose yafashe. M23 rero ingingo ntiyikeneye, ingingo yo kuva mu bice iyo rero ati ntibishoboka maratubwira ibidakunda, ariko Amerika yarangije kuba yaca iteka cyangwa se abayoboye biriya biganiro n'ubundi bakatari n'ubundi na Amerika ikaba yaciye iteka ivuga ko M23 igomba kwita byihuse va mu bice byose yafashe igasubira inyuma. Mossad Buros akaba yatangaje ko FDLR atari ikibazo, ari umutwe ugizwe n'abantu b'abasaza batateje ikibazo na kimwe igihugu cyawe cyari cyo cyose. Avuga ko FDLR itakawe kuba kuba urwitwazo, ahubwo ngo M23 igomba kuba yarambitse intwaro hasi kava mu bice byose yafashe. Muri kuri ahangaha kigiye kubaho, M23 yavuze ko itari buve mu bice n'ubwo irimo kubitegekwa. Ngira ngo mu by'ukuri ikigiye gukurikiraho ni iki? Ni umuriro w'abanyamerika, reka baze bawote, reka baze bawicara imbere wumva ukumera kumbura ngo Amerika iragutegetse ngo uva mu bice warangiza ngo nturi bubivemo. Ni gute umwana asuzugura boss? Ibyo byabaye hehe mu buzima bwo kuri iyi si aho umwana asuzugura boss? Mbere na mbere M23 imbunda ikoresha ntabwo ari izikorera, yewe nta n'igihugu muri aka karere gikora imbunda nta na kimwe. Igihugu kigerageza kuba cyakora imbunda hano muri Afurika ni igihugu cya South Africa, kigerageza kuba cyakora imbunda kandi nacyo gikora imbunda ku mabwiriza kiba cyahawe, ntago nacyo gipfa guhita gikora imbunda gutyo gusa, hari amabwiriza nacyo kigenderaho. None M23 birangiye usibye kuba ari kugaragaza ko yihagazeho, ariko banyarwanda bakongomani ntabwo M23 ya resiste cyangwa se yatsimbarara. Nibabwiye kuba yava mu bice irimo no kuvamo ikirukanka ikagenda, kuko ahangaha Amerika ndiba yagutegetse ngo uva mu bice wafashe
ntabwo igihe ufite mu maboko byabateye inkunga, igihe kiragera iba ngombwa ko ibarekuye. namwe rero muyumvire, mwemera nk'abana batumva, nimere nk'abana bumva, mwumvire Amerika muvaho mugende, kuko ngira ngo byagaragaye yuko batakibakeneye hariya, ntabwo bakibakeneye. ngira ngo iyi ni sinyatire ya nyuma mugomba gusinya hariya, ubundi mwamara kuyisinya mugakubitwa, mukemera kuvamo, cyangwa se mukemera mugashirira ku muriro, ku isasu rikavugiriza hariya. ngira ngo ni ibintu bitoroshye, ari amasezerano ayo 23, nta kintu na kimwe kiri kwifavoreza hariya. ngira ngo byabaye ngombwa kuyivumbura ngo bayavemo, ariko urabwira ngo muribeshya mugasohoka, ahubwo mushobora gusohoka mukajya gufungwa mwibeshye mutayasinye. hanyuma M23 n'intumwa zayo barahaguma, biba ngombwa ko nyine bari buze kubashyiraho umukono, ngira ngo biri buze kurangira umunsi ku itariki, birashoboka ko biri burangire kuri umunsi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa karindwi 2025. hariya nyine Doha muri Qatar. ni amasezerano amaze igihe kirekire byarananiranye, ariko biba ngombwa ko Amerika ifata umwanzuro ivuga ati mwarahabaye ni kera, mugire muva aho ngaho mugende. umuntu akibaza M23 barajya hehe? Ariko ngira ngo barajya mu Bugande, kuko Museveni yongeye gufungura umupaka, nubwo nabyo ari kubazwa impamvu yari ufunguye, ariko bari buze kwerekeza mu Bugande. ntabwo bari buze kuba bavuga ngo barakomeza intambara, na cyane cyane ko ku mirongo y'urugamba n'ubundi barasumbirijwe, naho bari gukubitwa. usibye abanyamakuru bamwe cyangwa se abantu barimo barababeshya M23 ngo ntabwo ari umwana, cyangwa se ngo ntabwo ari umwana wo kujya gufata amasomo idaha muri Qatar. abo bari kubabeshya cyane, abo ntibazi ibyo bavuga, nyine no kurekure y'amagambo adafite ishingiro n'ibisobanuro. si umwana ubwirizwa icyo gukora muri Qatar se. M23 na Amerika, ubwo Amerika niyo yabaye uyu mwana kuri Qatar, mu masezerano ya Qatar, ku buryo M23 itari bukoresheje ibyo ibwirwa. babeshya Barishari, wowe uri kubeshya abantu ngo ntabwo M23 ari umwana. ni umwana se ko ari umwana, ahubwo ko n'ibyo yatanze babyanze. bari bwabone umwana ateshejwe agaciro. M23 yateje agaciro ku buryo nta jambo ifite hariya. ngira ngo se yashatse kwivumbura ngo igende, bavuga ati muvuge muvuye aho, murasinya, murava hano musinye. ntaho byo Marshal marababeshya, ntago bishoboka. M23 igomba kuva hariya yasinye amasezerano, nageze ko ari aya nyuma ayizirika. aya yarazirika besha aya masezerano, no kwirangiza nyine byabaye. ariko ubundi nta kuri byagende mu 23, ikaba hafashwe umwanzuro yuko nyine igomba gusinya amasezerano igasohoka muri Kongo, ikirukanka ikagenda. muri Kongo rero biravuga yuko witwa Masunzu ashobora kuba yahinduriwe imirimo, atakiyobeye ka karere k'imirwano, ahubwo ashobora kuba yazamutse, cyangwa se ashobora kuba hari abajya gusimbura muri perezidanse, cyangwa se muri bamwe bari hafi ya Tshisekedi. ntago bamwirukanye nk'uko abishema barabivuga, cyangwa se yafashwe agafungwa. ngira ngo abafashwe mwarabyumvise, abari bo ni bayobowe na Chiwewe, urimo wagerageje kuba yarya amafaranga, cyangwa se yategurirwaho umugambi wo guhirika perezida wa Kongo. hanyuma Amerika ikaba yabibonye kare. abo nibo bari gufungwa, bari gutoragurwa n'abandi, ariko yitwa Masunzu arahari, nta kibazo afite, ameze neza. ngira ngo ari mu bantu barimo gutegurana intambara yo kwirukana M23 hariya mu bice bya Kongo. ahantu hose M23 habari kare, habari hehe Masisi n'ahandi, ikaba irimo gukubitwa, ntago yorohewe, ibintu birakomeye cyane. ubwo ibyo byose biri kuba amasezerano atarakirwaho iherezo, ariko aho yerekeye n'ibiri kuvamo tukaba n'ubundi byaramenyekanye. niyo mpamvu M23 yagezeho irivumbura, uwo bita Mbonimpa yanga kuyasinya, amaze kureba ibyanditse bakamubwira ati aha ntago witegeka, ntago uri umuntu ukuru, uri umwana, ugomba gukora icyo ubwirijwe gukora.
naho ibyo marisha ari kubabeshya ngo ntabwo ari M23 ari abana bajya gufata amasomo muri Katari. Ibyo ni ibyo kwikina, iyi babeshya M23 bisa naho byayirangiranye kuko no muri ku mirongo y'urugamba irimo irakubitwa. Hanyuma muri Kongo rero ajya ku 7,000 by'arundi bamaze kuhagera 7,10. Reka mbasezeyeho, turasubira mu minota iri bukurikire, igihe kiri buze twongera tureba uko byifashe.